tugiye kuganirira hamwe uburyo Yesu avugwa mu bitabo 66 uko Yesu avugwa mu gitabo ca mbere ca Bibiliya kugeza ku gitabo ca nyuma cy'ibyahishuwe itangiriro kugeza ku byahishuwe. Gusenga everyday, gusenga buri munsi, nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga reka usuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisanzwe kumwe nanje Manakiza Edouard, abari mu Rwanda Shalom, abari mu Burundi amahoro, abari muri Afrika mwese mushaka kumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabwisha, tubahaye ikaze kuri gusenga everyday by'umwihariko. Dushimiye abantu ba mbere mu kukanira byacu hano muri Afrika, u Rwanda ni guruza ku mwanya wa mbere, aba kabiri n'abatuye mu gihugu cy'u Burundi, aba gatatu n'abatuye muri Uganda. Mwese turabashimiye cyane abari muri Afrika mu kukanira ibiganiro byacu, tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Abari ku mugabane w'Uburayi mu kukanira byacu tubahaye ikaze, abari ku mugabane wa Asia mu kukanira byacu tubahaye ikaze, abari ku mugabane wa Amerika mu kukanira ibiganiro byacu tubahaye ikaze, abari ku mugabane wa Australia tubahaye ikaze mu kiganiro tuyugana na Pastor. Mwese tubahaye ikaze kuri gusenga everyday, tubabwira ngo Imana ibaho umugisha kubo guhitamwo inyigisho zacu, kuko muri kamera za gusenga everyday kumwe na Pastor. Nk'ubisanzwe Pastor watangira usuhuza abantu unasenga Imana. Ni karibu kuri channel ya gusenga everyday. Imana iduhana umugisha, abasanzwe batugana inshuti zacu ziba mu mahanga hatandukanye bakaba bishimira ibiganiro byacu, natwe turabakunda kandi turabasengera igihe cyose. Mana iduhane umugisha. Mana ndagushimiye, ndaguhimbajwize neza uyu umwanya w'ingenzi wo kwamamaza ishimwe ryawe. Reka ijambo ryawe rigere ku mitima ya benshi, reka ijambo ryawe rigere mu turere dutandukanye, reka ijambo ryawe abo rikoraho bose ribabera umutsima utera imbaraga, kugira ngo Nyagasani iri jambo ribashe guhindura amahanga yose nk'uko inshingano ikomeye Yesu Kristo yadusigiye. Ubutumwa bukomeye buvuga ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindura amahanga yose kuba bigishwa banje. Dutanze ubutumwa buhindura amahanga. Mana ugendane natwe, utangirane natwe kandi usozanye natwe, kandi reka ijambo ryawe rihindure benshi kandi abizera nabo bashe gufashwa naryo. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amina. Tuguhaye ikaze. Tugiye kuganirira hamwe uburyo Yesu avugwa mu bitabo 66. Yesu aravugwa ariko mu bitabo byose bya Bibiliya nibyo tugiye kuvuga uyu mwanya. Uko Yesu avugwa mu gitabo ca mbere ca Bibiliya kugeza ku gitabo ca nyuma cy'ibyahishuwe itangiriro kugeza ku byahishuwe. Turaganira uko Yesu avugwa mu itangiriro, turaganira uko Yesu avugwa mu Kuva, turaganira uko Yesu avugwa mu Barewi, turaganira uko Yesu avugwa mu gitabo cyo kubara, turaganira uko Yesu avugwa mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, tuganira uko Yesu avugwa muri Yosuwa, tuganira uko Yesu avugwa mu bacamanza, tuganira uko Yesu avugwa muri Rusi, tuganira uko Yesu avugwa muri Samuel ya mbere, tuganira uko Yesu avugwa muri Samuel ya kabiri, tuganira uko Yesu avugwa mu bami ba mbere, tuganira uko Yesu avugwa mu bami ba kabiri, tuganira uko Yesu avugwa mu ngoma ya mbere, tuganira uko Yesu avugwa mu ngoma ya kabiri, tuganira uko Yesu avugwa muri Ezira, tuganira uko Yesu avugwa muri Nehemiya, tuganira uko Yesu avugwa muri Esteri, tuganira uko Yesu avugwa muri Yobu, tuganira uko Yesu avugwa muri Zaburi, tuganira uko Yesu avugwa mu Migani, tuganira uko Yesu avugwa mu Mubwiriza, tuganira uko Yesu avugwa mu ndirimbo, tuganira uko Yesu avugwa muri Yesaya, tuganira uko Yesu avugwa muri Yeremiya, tuganira uko Yesu avugwa mu maganya ya Yeremiya, tuganira uko Yesu avugwa muri Ezekieli, tuganira uko Yesu avugwa muri Danieli, tuganira uko Yesu avugwa muri Hoseya, tuganira uko Yesu avugwa muri Yoweri, tuganira uko Yesu avugwa muri Amose, tuganira uko Yesu avugwa muri Obadiya, tuganira uko Yesu avugwa muri Yona, tuganira uko Yesu avugwa muri Mika, tuganira uko Yesu avugwa muri Nahumu, tuganira uko Yesu avugwa muri Habakuki, tuganira uko Yesu avugwa muri Zefaniya, tuganira uko Yesu avugwa muri Hagayi, tuganira uko Yesu avugwa muri Zakariya, tuganira uko Yesu avugwa muri Maraki. Nitumara tuganira uko Yesu avugwa muri Matayo, tuganira uko Yesu avugwa muri Mariko, tuganira uko Yesu avugwa muri Luka, tuganira uko Yesu avugwa muri Yohana, tuganira uko Yesu avugwa mu byakozwe n'intumwa, tuganira uko Yesu avugwa mu Baroma, tuganira uko Yesu avugwa mu Bakorinto ba mbere, tuganira uko Yesu avugwa mu Bakorinto ba kabiri, tuganira uko Yesu avugwa mu Bagalatiya, tuganira uko Yesu avugwa mu Efeso, tuganira uko Yesu avugwa mu Bafilipi, tuganira uko Yesu avugwa mu Bakolosayi, tuganira uko Yesu avugwa mu Batesalonike
Batesalonike ba mbere, tuganire uko Yesu avugwa mu Batesalonike ba kabiri, tuganire uko Yesu avugwa muri Timoteyo ya mbere, tuganire uko Yesu avugwa muri Timoteyo ya kabiri, tuganire uko Yesu avugwa muri Tito, tuganire uko Yesu avugwa muri Filemoni, tuganire uko Yesu avugwa mu Baheburayo, tuganire uko Yesu avugwa muri Yakobo, tuganire uko Yesu avugwa muri Petero ya mbere, tuganire uko Yesu avugwa muri Petero ya kabiri, tuganire uko Yesu avugwa muri Yohana ya mbere, tuganire uko Yesu avugwa muri Yohana ya kabiri, tuganire uko Yesu avugwa muri Yohana ya gatatu, tuganire uko Yesu avugwa muri Yuda, tuganire uko Yesu avugwa mu Byahishuwe. Ibitabo byose bivuga Yesu, ariko ibitabo 39 by'isezerano rya kera bivuga Yesu mu buryo buziguye cyangwa se mu buryo buhishwe. Iyo tuvuga igitabo kivuga Yesu rero, ntabwo tuvuga Yesu nk'izina, kuko hari abantu benshi bitwa Yesu, hari n'abantu bavuga Yesu tariwe. Hari abantu benshi bitwa Yesu, hari n'abavuga Yesu tariwe. Iyo tuvuga Yesu, aho ibyo bitabo bihuriyeho ko byahumetswe n'Imana, ni ukuvuga Yesu nk'umucunguzi. Niwe Yesu ukuri, Yesu nk'umucunguzi, niwe Yesu ukuri. Naho izina rifitwe na benshi, ariko muri iryo zina iyo ari irya Yesu umucunguzi, nibwo abantu bose bakirizwamo. Nubango turavuga Yesu noneho mu bitabo byose ko ari 66, kuko niyo Yesu agaragara nk'umucunguzi muri ibyo bitabo ko ari 66. Hari ibitabo byinshi, ariko ibya Bibiliya byahumetswe n'Imana ni bitabo 66. Ibindi byiyongereyeho ntabwo biva mu mpumeko y'Imana cyangwa se mu kumurikirwa kuva mu ijuru, ahubwo biva mu kwemezwa n'ubuhanga bw'abantu. Ubwo nubango ibyo bitabo 66 bya Bibiliya bitubwira Yesu. Niwe turaganiriye umunsi wa none. Muri buri gitabo bamuvuga bati, mwitangiriro bamuvuga bate. Ubwo turatangira rero ni gute bavuga Yesu mwitangiriro. Itangiriro igice cya 3:15, ijambo ry'Imana ravanga Imana ibwira iyo nzoka ngo, kuko wakoze bene ibyo, ubaye ikivume mu matungo yose no mu nyamaswa zo mu shamba, kandi nzashira urwango hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rw'uwo mugore. Nuvanga urubyaro rw'uwo mugore ruzagukomeretsa umutwe, naho urubyaro rwawe ruzakomeretsa urw'umugore agatsinsino. Nshize urwango hagati yawe n'uwo mugore, nshize urwango hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rw'uwo mugore. Urubyaro rw'uwo mugore ruzagukomeretsa umutwe, ariko urubyaro rwawe wanzoka we ruzakomeretsa agatsinsino urubyaro rw'uwo mugore. Yesu aragaragaye rero. Umwana w'umugore ni Yesu, nirwo rubyaro rw'umugore bashaka kuvuga. Ubwo Yesu atangiye kuvugwa, turi kuvuga Yesu mwitangiriro 13:15. Urubyaro rw'uwo mugore ruzakomeretsa umutwe urubyaro rw'iyo nzoka. Yaba Pentekote bari kubwiriza bafashijwe, baravuga ngo urubyaro rw'uwo mugore ruzamena umutwe urubyaro rw'iyo nzoka. Ntabwo ariko Bibiliya ivuga. Nugukomeretsa, kuko iyo imeneka umutwe ntibikiriho. Nukuvuga ngo Bibiliya avuga ngo urubyaro rw'umugore ruzakomeretsa umutwe urubyaro rw'inzoka, ariko urubyaro rw'inzoka narwo ruzakomeretsa agatsinsino urubyaro rw'uwo mugore. Nukuvuga ngo igihe Yesu yabambwaga ku musaraba, bamutera imisumari, iyo misumari yashushanyaga amenyo y'inzoka. Nubango barabambaga gataka, babambaga gataka bakoresheje imisumari kuko yashushanyaga amenyo y'inzoka. Ubwo noneho rero ya nzoka ikomeretsa wa mwana w'umugore agatsinsino, ariko noneho mu gihe cyo kuzuka kwe ahemura ya nzoka ku mugaragaro. Nukuvuga ngo ayikomeretsa umutwe. Kuyikomeretsa umutwe ntibisobanura kwimena umutwe. Kwikomeretsa umutwe bisobanura ngo kuyambura ubushobozi, ariko igumeho, ariko yambuye ubushobozi. Ko ntabwo Satani apfa, azarimbuka igihe kimwe, ariko ntabwo yagenewe gupfa, ahubwo yagenewe kurimbuka. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo, mbona umuriro uturutse mu ijuru utwika abambari ba Satani, kandi Satani wari ubimirije imbere ajugunya muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Nuvuga ngo Satani yaremewe kurimbuka, ariko ntabwo yaremewe gupfa. Ijambo ry'Imana ravuga ngo umuriro utazima w'amazuku aho bazasha iteka ryose. Nugusha iteka ryose, ntabwo ari ugupfa, nugusha iteka ryose. Satani rero uko adashobora kwihana niko adashobora no gupfa. Narizo mpamvu kuko yakomeretse umutwe, Yesu yamwambuye ubushobozi
ariko ariho, ariko Yesu amwambuye ubushobozi. Ubwo noneho rero kunesha kwa Yesu kuboneka mu kuzuka kwe. Amaze kuzuka muhemura ku mugaragaro, amwivuga hejuru kubw'umusaraba, abamukomerekeje umutwe. Uwo ni Yesu uvugwa. Mu Bagalatiya igice cyaho ca 4 haravuga ngo ariko igihe gikwiye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko, kugira ngo akure mu bubata abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Igihe gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko, kugira ngo akure mu bubata abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Ni uwo mwana w'umugore. Itangiriro 3:15 niho Yesu atangiriye aravuzwe, ni urubyaro rw'uwo mugore. Itangiriro 3:21 haravuga ngo Uwiteka Imana aremera Adamu n'umugabo we, nubango aremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irabambika. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irabambika. Nubango havuye urwo ruhu hamenetse amaraso, Imana irabambika. Noneho Yesu agaragaye mu buryo bwo gucungura, nubwo izina rye ritaboneka, ariko agaragaye mu buryo buziguye. Ni ukuvuga ngo ni mu buryo bwo gucungura. Adamu na Eva bari bakwiriye kurimbuka, bari bakoze icyaha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo wumva imirindi w'Uwiteka imanuka muri ya ngobyi mu mafu ya Nimusi. Adamu na Eva bumvisha iyo mirindi y'Uwiteka barihisha, ariko ijwi ry'Imana rirahamagara ngo Adamu rihe, Adamu rihe, Adamu rihe. Aravuga ngo numvise imirindi yawe ndihisha kuko nambaye ubusa. Umva kandi Imana iravuga ngo ninde wakubwiye ko wambaye ubusa kumenya wariye kuri cya giti? Aravuga ngo umugore wampaye. Ico gihe Imana yamanukaga, yari imanukiye gutabara Adamu na Eva bari bakoze icyaha, barihisha, babura ubushobozi bwo kwihana, ahubwo barihisha. Ariko Imana irabarengera kubw'urukundo rwayo rutagira akagero. Iravuga ngo aba bantu nubwo batihanye ariko ntabwo bakwiye gupfa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irabambika. Kuko amaze gukora icyaha, amaso yabo yarahwegeye, babona ko bambaye ubusa, bidodera ibibabi by'imitini, bidoremera ibicocero. Ariko Imana imanutse iravuga ngo aba bantu nubwo bakoze icyaha pe, bari bakwiye gupfa ariko ntibagipfuye, ngiye kubababarira. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irabambika. Iyo niyo Pasika ya mbere yo gutwikira ubwambure bw'umunyabyaha. Ubwo Imana itwikiriye ubwambure bw'umunyabyaha ariwe Adamu na Eva, kuko itungo ryabazwe kandi rigakurwaho uruhu rimenya amaraso. Ubwo Adamu na Eva baracunguwe, Yesu nk'umucunguzi. Yesu aravuga mu Itangiriro pe, Itangiriro 4:4, igitambo kimena amaraso cyatanzwe na Abeli cyashushanyaga Kristo uzabambwa. Ni ukuvuga ngo Adamu na Eva babyaye Kayini na Abeli, ariko igihe cyo gutanga amaturo buri wese ajana kubijanye n'imirimo ye. Ni ukuvuga ngo Kayini ajana ku myaka y'ubuhinzi bwe, ariko na Abeli ajana ku itungo ry'ubworozi bwe. Abeli mu gihe burayo bisobanura ngo akayaga gake cyangwa se umuntu utazarama. Naho Kayini bisobanura ngo umunyabukorikori mu gihe burayo. Abeli bisobanura ngo akayaga gake cyangwa umuntu utazarama. Ariko Kayini bisobanura ngo umunyabukorikori. Yari yazanye imyaka nk'uko yari umuhinzi, na Abeli nawe ashorera umwana w'intama baraza imbere y'Uwiteka, ni ku bworozi bwe. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka arebesha amaso y'imbabazi ituro rya Abeli, ariko areba nabi ituro rya Kayini, bitewe n'uburyo ryatanzwe. Musuko yabyari imyaka gusa, ariko uburyo byatangenzwemo. Ariko igitambo ca Abeli cyari igitambo kimena amaraso, cyashushanyaga Kristo uzabambwa kuko azamena amaraso ye. Ni ukuvuga ngo iryo turo rimena amaraso rya Abeli yishushanya Kristo. Turi kuvuga uko Yesu avugwa mu Itangiriro. Iryo turo rya Abeli rimena amaraso rishushanya Kristo.
ntabwo ari uko ryabaye ryiza kurusha irya Kayini, ahubwo ni uko Kayini yaritanganye umutima mubi. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ubabajwe n'iki? Ni Imana yabazaga Kayini, ubabajwe n'iki? Nukora byiza ntuzemerwa, ariko nudakora byiza dore ibyaha byitugatugiye ku rugi, kandi niwe bishaka ariko ukwiriye kubitegeka. Uburakari buramufashe ananirwa kwifata, ahubwo yica murumuna we Abeli. Ariko Abeli yatanze ituro rimena amaraso ryashushanyaga Kristo. Uburubango kwizera kwatumye Abeli atamba ituro riti rya Kayini, kuko yari biturutse mu mutima wemera kandi wizeye. Yesu rero nk'ituro rya Abeli rimena amaraso. Itangiriro 22, Uwiteka Imana amagara Aburahamu ati, Aburahamu, Aburahamu ati karame, haguruka uje mu misozi miremire y'ahantu hitwa i Moriya, aho ngaho niho ndagutegeka uko urantambira umwana w'ikinege Isaka. Aburahamu ntabwo yashidikanije, yatangiye gutegura, ashira amatandiko ku ndogobe, afata abagaragu 2, umwana we Isaka barajyana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo rwari urugendo rurerure rw'iminsi 3, ariko bageze muri iyo misozi Aburahamu arayitegereza, nibwo yabwiye abagaragu bati musigara aho ngaho, musigarane n'indogobe yanjye, nje ndigira hirya n'uyu mwana, noneho dusenga Imana. Koko bigira hirya, ariko yaragiye kumutamba nk'igitambo cyo koswa. Aragenda yubaka igicaniro, ashiraho inkwi, yari afite umusho w'icyuma, noneho aterura wa mwana Isaka amushira kuri za nkwi hejuru ku gicaniro. Ubwo ni ukuvuga ngo ryari itegeko ry'Uwiteka ko Imana yaravuze ngo fata umwana wawe w'ikinege umutambeho igitambo cyo koswa. Amaze kumushira hejuru y'inkwi, afata wa musho w'icuma, agiye gusogota umwana we Isaka, marayika w'Uwiteka avugira mu ijuru avuga ngo Aburahamu, mbonye kwizera kwawe, kubera kutanyimye umwana wawe w'ikinege, mbonye kwizera kwawe. Ntumukozeho ikiganza, ntumukozeho uwo musho w'icyuma, mbonye kwizera kwawe. Aburahamu mukubura amaso, akebutse abona imfizi y'intama, amahembe yafashwe mu gihuru, afata ya mfizi y'intama arayiterura, ayishira kuri ya za nkwi ku gicaniro, noneho igitambo cyo koswa. Ariko bakihagera bararanganije amaso, umwana nibwo yabajije se ati, papa, data, ndabona umuriro ko kurahari n'inkwi zateguwe, ariko umwana w'intama w'igitambo cyo koswa ntawe. Aburahamu arabwira ati, Uwiteka ari bwibonera igitambo mwana wanje. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hantu Aburahamu yahise Yehova Yire, bisobanura ngo ku musozi uwo kirabonwa. Ku musozi uwo kirabonwa niho yitwa Yehova Yire, Dieu pourvoir, nukuvuga ngo kirabonwa kuri uwo musozi. Isaka nk'igitambo cyo koswa abasimbuye n'umwana w'intama. Isaka yashushanyaga Kristo umuziranenge, kandi Isaka nukuvuga ngo kuko atabyawe mu buryo bw'umubiri, mu Bagalati igice cya 4:21-26, ijambo ry'Imana riravuga ngo Isimayeli yabyawe mu buryo bw'abantu cyangwa bw'umubiri, kuko Hagayi yashushanyaga Sinayi. Noneho rero Isaka yari umwana w'ijuru w'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo yabyaye mu buryo bw'umugabo n'umugore, kuko yari uw'isezerano. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo Aburahamu, Imana imaze kumubwira ngo tamba umwana wawe w'ikinege, yaravuze ngo hari isezerano rivuga ku rubyaro rwanje, nzitirirwa sekuruza w'amahanga binyuriye muri Isaka. Buri Imana ubwo ngiye kumutamba nk'igitambo cyo koswa, kuko ifite ubushobozi izamuzura. Kuko ntabwo isezerano ry'Imana ryo kuvuga ngo nzabasekuruza w'amahanga binyuriye muri Isaka kirahinduka, ahubwo Isaka ngiye kumutamba nk'igitambo cyo koswa. Ariko isezerano ry'Imana ko nzabasekuruza w'amahanga binyuriye muri Isaka ntabwo rizahinduka, kuko yari umwana w'ijuru rero akaba atarabyaye mu buryo bw'abantu.
Aburahamu yagize kwizera kw'Imana ifite ubushobozi bwo kumuzura, agenda ashize amanga. Na nizo mpamvu uwo mwana w'ikinege yashushanyaga Yesu Kristo. N'ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo uwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu ni umwana w'ikinege, umwana w'Imana. Na Isaka yari yavuye mu ijuru, ariko ari umwana wa Aburahamu, ariko ntabwo yabyawe mu buryo bw'umubiri nka Ishimayeli. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo Sara yari atagifite ibimenyetso byo kuja mu mihango y'abagore ngo abe yatwita, ariko noneho rero bikashushanya Yesu Kristo ubwo Yosefu yari afashe umugambi wo kubenga Mariya rwihishwe, maze marayika w'Uwiteka akamubonekera iwawe, kuko imbuto imurimo ari iy'Umwuka Wera, bisobanura ngo yavuye mu ijuru. Uwo Yesu mu Itangiriro igice cya 22. Yesu rero turavuga Yesu mu Itangiriro 22 umurongo wa 1 kugeza kwa 14, tumugereranije na Isaka umwana w'ikinege. Tugiye kuvuga Yesu noneho rero mu Itangiriro igice cya 40 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 23. Yesu amateka y'ubwami bwa Egiputa, abatware babiri ba Farawo baramugomera. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Bamaze kumugomera ararakara, abajugunya mu nzu y'imbohe. Ariko ijambo ry'Imana ryerekana ko hari inzu z'imbohe zitandukanye. Hari inzu rusange, hakaba n'inzu y'abakoze ibyaha bisa naho biremereye nk'abanyepolitike. Bamushira mu rugo rw'umurinzi w'abatware ba Farawo. Ni ukuvuga ngo urinda abatware ba Farawo yari afite ikigo naco carimwo inzu y'imbohe, ariko igafungirwamwo abantu bafite ibyaha biremereye. Nimwo Yosefu nawe yarari. Ariko umunsi umwe barota inzozi, kandi Yosefu amateka atubwira ko acinjira mu nzu y'imbohe yagiyemo nta caha yakoze, ariko none haza kugirira faveri igikundiro ku mutware w'imbohe, amugiraho igikundiro, asa naho amugize nk'umwungiriza kumurindira imbohe. Abo batware babiri ba Farawo barota inzozi ziteye ubwoba. Barose inzozi ziteye ubwoba kuko Yosefu yari asanzwe abagira inama, kandi abana nabo abitegereje abona ntabwo basa nk'uko bari basa. Yosefu arabegera agira ati bite byanyu ko mutameze neza uyu munsi wa ndabona mubabaye, muragaragaza umubabaro. Baravuga bati turagaragaza umubabaro, babwira Yosefu ko twabonye ikintu giteye ubwoba, inzozi twarose ziratangaje, kandi sinzi niba hari uwabasha kugisobanura. Ariko Yosefu kuko yari afite iyo mpano yahawe n'Imana, kandi akaba yaratangiranye inzozi akiri iwabo kwa se ataragurishwa mu Egiputa, nibwo yavuga ati muzimbwire nta kibazo, ntimugire ikibazo, muzimbwire. Hari umuhereza wa vino, hakaba n'umuvuzi w'imitsima, bose bari abatware ba Farawo, kandi babiherezaga mu kigo cy'ibwami kwa Farawo. Bari abantu b'igiciro bakomeye cyane. Umuhereza wa vino, umuvuzi w'imitsima. Umuhereza wa vino abwira Yosefu ati noneho dore uko narose mbona igiti cy'umuzabibu. Icyo giti cy'umuzabibu cyagiraga amashami 3. Ayo mashami 3 yarapfunditse uburabyo buraraba, mbona amasere yayo ahishije. Nanje nari mfite igikombe mu ntoke zanje, fata ya masere nyakamurira mu gikombe njana kwa Farawo, niko narose. Aravuga ati ntugire ubwoba, ntiwari umuhereza wa vino kwa Farawo. Farawo agiye kugusubiza, umwanya wawe ugiye gushirwa mu ntera. Imana irambwiye ngo urasubira ku kazi kawe, wongere uhereze vino nk'uko bisanzwe. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo Yosefu amaze kumubwira ibyiza, aravuga ati rero nanje ndahangaha, banyibye mu gihugu c'Abaheburayo, ariko uyu munsi wa none ndi hano mu nzu y'imbohe mu Egiputa, ariko nta caha nakoze. None rero nanje nzakugirireho faveri, nzakugirireho umugisha. Nugerayo ukabona usubiye mu ntera z'umurimo wawe, nanje uzanyibuke urebe uko wankuza muri iyi nzu y'imbohe. Wa muvuzi w'imitsima yumvishe biri kugenda neza, araza ati nanje narose. Warose ngwiki? Ati nanje narose ngenda, ariko nari nikoreye ibyibo 3 byarimo imitsima yokeje, kandi imitsima yera, byarimo imitsima yera. Uko ibyibo 3 byari bigerekeranye, icyari hejuru cyari kirimo imitsima yokeje.
noneho ngiye kubona mbona ngana kwa Farawo nk'umujaniye ya mitsima nk'uko bisanzwe, ariko ntaragera kuri Farawo inkongoro ziraza ziyindira ku mutwe, niko inzozi zanje zambwiye. Yozefu aravuga ati wowe akawe kageze, iminsi 3 gusa itarashira umutwe wawe urahavuye kandi umubiri wawe uzamanikwa ku giti, maze inkongoro zirira inyama zawe ku giti ku mubiri wawe. Nizo zari inzozi zabo batware ba Farawo babiri. Ubwo noneho rero nyuma yaho habaye ibirori byo kwizihiza kuvuka kwa Farawo umwami wa Egiputa, nibwo wamuhereza wa vino bamushubije mu ntera, ariko wamuvuzi w'imitsi bamuca umutwe, umubiri wawe umanika ku giti, inkongoro ziurira ku giti. Ariko wamuhereza wa vino Yozefu yagiriye neza akamurotorera gusubira mu ntera no mu murimo we, ntiyamwibuka. Ntabwo hari yari Yozefu wari hagati y'abambuzi, ni ukuvuga ngo byashushanyaga Kristo uzabambanwa n'abambuzi babiri. Yozefu yari hagati y'umuhereza wa vino n'umuvuzi w'imitsima, kuko Kristo nawe yabambanwe n'abambuzi babiri, umwe iburyo bwe undi ibumoso bwe. Ni ukuvuga ngo twagereranya muri Luka igice ca 23 umurongo wa 39 kugeza 43, ahavuga ngo Yesu bamubamba hagati y'abambuzi. Ubwo ni ukuvuga ngo umwe mu bambuzi aramubwira ati, ni nk'uko twavuga ngo umuvuzi w'imitsima abwira Yesu ngo kuri umwana w'Imana wakwikura aha natwe ukadukura aha ngaha. Ariko umuhereza wa vino ushushanya umwambuzi wakijijwe aravuga ati, nta n'isoni ko twewe duhowe ibyo twakoze, twarabicanyi, twarabajura mu murwa, kandi twafashwe koko turi babiri. Kubera ko utabaje ngo ko twibye turi babiri tukica turi babiri, ariko tukaba tubambwe turi batatu. Uyu nguyu umuziranenge uri hagati yacu arazira iki ko tutigeze tumubona mu bujura bwacu? Yesu amurebesha amaso y'imbabazi aravuga ati, ndakubwira ukuri, kuri uyu munsi turi bubane muri paradizo yera y'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umwe mu bambuzi yinjira muri paradizo, undi mu bambuzi watutse Yesu ararimbuka. Barabahereza ba vino rero, uramuhereza wa vino ni umutware w'abahereza ba vino n'umutware w'abavuzi b'imitsima, bashushanyaga bari abambuzi bombi. Yozefu hagati y'umuhereza wa vino n'umuvuzi w'imitsima ni nka Kristo hagati y'umwambuzi wihanye n'uwa irimbutse. Ubwo ni ukuvuga ngo uwo muhereza wa vino agereranya n'uriya mwambuzi wihanye agatahana na Yesu muri paradizo. Uriya muvuzi w'imitsima weretswe uko inkongoro zayimuririye ku mutwe, ashushanya uriya mwambuzi wari kumwe na Yesu ariko warimbutse. Ni ukuvuga ngo Yozefu hagati y'abambuzi babiri byashushanyaga Kristo uzabambwa hagati y'abambuzi babiri. Yozefu hagati y'umuhereza wa vino n'umuvuzi w'imitsima bari bari gushushanya Yesu Kristo uzahagarara hagati y'abambuzi babiri akabambanwa nabo, ariko umwe mu bambuzi arihana, undi mu bambuzi ararimbuka. Ni ukuvuga ngo umuhereza wa vino asubira mu ntera ze no mu kazi, ariko umuvuzi w'imitsima acibwa umutwe baramumanika. Yesu rero aragaragara mu isezerano rya kera, agaragaye ku rubyaro rw'uwo mugore, agaragaye ku tungo ryabazwe kugira ngo Uwiteka Imana itwikire ubwambure bwa Adamu na Eva, kuko bamaze gukora icyaha bamenya ko bambaye ubusa, bidodera ibibabi by'imitini, biremera ibicocero. Ariko Imana iravuga ngo reka daba abantu ntabwo ari abo gupfa, ahubwo nabo kubabarirwa. Uwiteka Imana ibaremera imyambaro y'impu irabambika. Yesu ukomeye ugaragara nk'umucunguzi. Itangirira igice cya 3 umurongo wa 15 Yesu ni umucunguzi. Itangirira igice cya 3 umurongo wa 21 Yesu ni umucunguzi. Itangirira igice cya 4 umurongo wa 4 Yesu ni umucunguzi. Itangirira igice cya 22 umurongo wa 1 kugeza wa 14 Yesu ni umucunguzi. Itangirira igice cya 40 umurongo wa 1 kugeza wa 23 Yesu ni umucunguzi. Yesu nk'urubyaro rw'umugore, Yesu nk'itungo rimena amaraso rigacungura abakoze ibyaha, Yesu nk'igitare
igitambo gisesa amaraso, Yesu nk'umwana w'ikinege wemeye kubambwa ku ibyaha by'abantu, Yesu wabambwe hagati y'abambuzi babiri, umwe akarimbuka undi akabona ubugingo buhoraho. Imana idufashe, Imana idukomeze twakire uwo Yesu mu isezerano rya kera ariyo itangiriro. Uko Yesu rero agaragara mu itangiriro niko agaragara mu kuva, niko agaragara mu Balewi kugeza mu byahishuwe. Uyu munsi tuganiriye Yesu mu itangiriro, uko agaragara nk'umucunguzi. Ntabwo izina Yesu rihari, ariko gucungura kurahari, niko kugaragaza Yesu nyakuri. Ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya 19 umurongo wa 11 hari havangwa ariko Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo ibitangaza bikomeye, ngo ndetse barambikaga ibitambara bivuye ku mubiri we abarwayi bagakira. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo hari inzererezi zimwe zo mu Bayuda z'umugabo witwa Sikewa n'umuyuda, nazo zakoraga bene ibyo zihimbira kuvuga izina rya Yesu kubatewe n'abadayimoni ngo ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo. Twumvise Pawulo avuga. Abo bahungu barindwi y'umuyuda witwa Sikewa bavugaga Yesu batazi. Uwo ntabwo ari Yesu w'umucunguzi bavugaga, kuko baravugaga ngo turabategetse mu izina rya Yesu Kristo. Uwo twumvise Pawulo avuga. Pawulo yavugaga Yesu azi, ariko ziriya nzererezi zavugaga Yesu zitazi. Nizo mpamvu hari ibitabo byandikwa n'abantu bifite izina Yesu, ariko ntabwo bibitse umurimo wo gucungura nka biriya bitabo 66. Ibindi bitabo biraho ngaho bikavuga Yesu mu mfashanyigisho, ariko bitamwambaye k'umucunguzi. Imana yacu idufashe. Mu itangiriro Yesu ni umucunguzi kugeza mu byahishuwe. Imana iduhana umugisha kwakira ubutumwa bwiza, twemere ico gitambo gihoraho, igitambo c'iteka, Yesu Kristo wabambwe nk'umwana w'ikinege, kugira ngo uwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuva mu itangiriro rero ni Yesu ucungura agatanga ubugingo. Imana idufashe kandi dusange mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Pastor, reka tugushimire tukubwire ngo Imana iguhumugishe. Reka dushimire nawe uzubana natwe mu kiganiro, tukubwire ngo Imana iguhumugishe. Reka dushimire uzufata umwanya ukadusengera. Reka dushimire by'umwihariko umuntu umwe uri muri Alemanya yatuguriye kamera. Imana iguhe umugisha, Imana iguhire, Imana ikwagure. Reka dushimire umuzi ufata ibiganiro byacu akabishayaringa cyangwa akabiparitaja. Imana iguhe umugisha. Pastor, sinzi kindi wakongeraho. Nanjye ndongera gushimira abadufasha kuri channel ya Gusenga everyday gusharinga. Waduhaye kamera wo mu Budage, Imana imuhe umugisha, ikomeze kumwagura, ikomeze kugwiza ubutunzi bwe, imuhe no kugubwa neza. Murakoze. Kuri channel ya Gusenga everyday ni 078 669 666 20. Channel ya Gusenga everyday 078 669 666 20. Murakoze. Imana duhana umugisha, mwakira ubutumwa bwiza. Kigaho nawe utaha. Shalom shalom. Shalom.